time umbura your voice simanayejeje urabizi ko ngukumbura usujya umbabarira urabizi ko ngukunda time to time umbura your voice echerezo z'umuntu urabyumva ukabyirengagiza warebuka nabibona kuki utakubaha Imana please junasenga ni Hakizimana. Yes. wagira ngo rubizi wallahi. Hakizimana Jean Claude niyo mazina. Jean Claude. Yes. Hak J. No yasambwira ati rero urumva Jean Claude cyangwa se n'indi zina ntabwo ari imindo y'inzanga kujya down nibifa baronke time bari now taking aronke time gura that is my time kwibona ushine and the God is for me watachira down I'm busy Rwanda uyu munsi rero tuba tumeze neza cyane, tuba dushaka kugira ngo tubone ko abantu badukurikira bashobora kunezerwa. Ni umunsi mwiza cyane, ni umwaka mushyashya 2025. Twese turabifuriza mwagiye mubana natwe 2024 na 2025 nkeka ko ariko muzakomeza kudushyigikira. Uyu mwaka ugomba kubamo umwaka w'ibikorwa byinshi cyane, ahantu muzabona impano zikomeye cyane, muzabona ibintu bigiye bitandukanye. Izo mpano mu kuririmba, mu mafilme, mu bakomediye n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye tugiye kuzajya tubafite hano cyane, ndetse n'ibindi biganiro byiza by'umwihariko tumuzajya mubisanga hano kuri DTL TV Rwanda. Ari nayo mpamvu rero uyu munsi ntago ndi muri studio ngenyine, hanjye Innocent Dontore Martial, ndi kumwe n'abandi bavandimwe, ndi kumwe n'abandi bantu bari hano cyane bameze neza cyane. Mumeze mute? Ni fresh kabisa, ni fresh nta kibazo. Mumeze neza nawe? Wana namahoro tumika fresh. Namahoro. Okay. Bundi ku bantu batabamenyereye, abantu bakiza kuri DTL TV Rwanda, ni bande muri bavuga ko muri bande muri rusange kugira ngo bamenye? Anje sindu umushyitsi Ego ndasanzwe nitwa Island artist. Ego. Ndirimba kanandika indirimbo. Ego. Ibyo birahagije. Nanjye nitwa Hak J. Umuhanzi nk'uko mubibona, ncuranga gitari, nandika indirimbo. Njye no bambere nje hano kuri televiziyo. Ariko nishimiye kuba namwe. Okay. Ikibazo yigumane microphone. So Easy Ila umeze neza? Umwaka umeze neza? Umeze neza kabisa, ni swaga tuzanye ikintu cya danje. Turabaririmbira muryohe kabisa. Nawe umwaka wagenze neza 2024? Umwaka ni more fire, umwaka urangiye. Wari umwaka w'ibikorwa byinshi, turi gutegura ball za danje tugiye kwakubita muri uyu mwaka. Batekereza uyu mwaka ni more fire. Mu by'ukuri abafana, abakunzi, abanyarwanda mu by'ukuri mubafitiye iki muri uyu mwaka wa 2025? Dutekereza uyu mwaka no Hak J. Igihugu cyose kigiye kubibona ko uyu mwaka ari uwanjye. Ibikorwa ndabifite byinshi nateguye ngomba kubagezaho, kandi tekereza bazabikunda abanyarwanda bose. Abanyarwanda nabonye ari abantu basigaye bakunda umuziki, bari gushyigikira umuziki nyarwanda muri rusange. So ibintu rero tubafitiye muri uyu mwaka ni byinshi cyane kandi bizabikunda. Ukomoje ku bantu bashyigikira umuziki nyarwanda cyangwa se barimo bashyigikira abantu cyane. Mwebwe murimo murabona gute impano zirimo zizamuka zindi? Mu by'ukuri mwebwe murimo murabona bimeze? Talent, icyo navuga kuri talent mu Rwanda byateye imbere. Abantu bari gushyigikirana, urukundo ruri kugenda ruza. Music is family, dushyize hamwe kabisa. Umuntu ufite talent nayigaragaze, inzira zahari kandi natwe bizakunda. Yes. Yeah. Okay, turabyizeye cyane kandi kuko bizanakunda. Ariko impamvu nari mvuze icyo kintu,
wenda ntaragaruka mu buzima bwanyu bwite n'ubuhanzi bwanyu muri rusange, burya birani ngombwa ko abantu biganira bisanzwe, usibye kuba watubwiye ngo Izira nk'umuhanzi, rakatubwira kije nk'umuhanzi, ariko mu buzima busanzwe nyine naho burya biba ari ngombwa, kubera ko abakunzi banyu, abakunzi bacu bashaka kumenya ngo ariko ubundi abo bana dushaka gushyigikira ni bantu ki, ni abantu bameze bate, byagenze gute kugira ngo ibintu bigere gute. Ubundi muri make ubundi wewe nk'umuntu w'umugabo wakwivuga gute kugira ngo mu buryo butari bwa gihanzi, kuko n'ubwa gihanzi bwo ntago negeze mbwumva. Izira ni umuhungu ukiri muto cyane w'imyaka 23 w'umuhanzi wandika indirimbo, ubarizwa Masoro. So ndumva bya bihagije kuri icyo, nimba muhanzi rogo Izayira yeah. Wow. Je okay, nanjye rero uko apart yo kuba ndi umuhanzi, ndi umusani nyine wandika indirimbo, ndi n'umunyeshuri. Yego, umunyeshuri ndi kwiga muri kaminuza muri Rwanda Polytechnics, RP Musanze cyangwa se Musanze College. Ubu byarahindutse nabo RP yanitse duzige basigaye bavuga Musanze College. Ubu niho ndi kubarizwa. Niho ndi kubarizwa. Ubu abantu b'imusanze bavuga twavuga ngo hace Musanze my boy muzite basana. Turimo turabona rero mu by'ukuri impano zirimo zigenda zizamuka. Murumva ko namwe muri abantu bagiye bakomeye. Ubushize Izira nawe yababwiye ko yiga muri kaminuza bizawuka, nawe ameze ntago arasoza. Urumva ko nuriya nawe ariga muri kaminuza ameze neza, arenda kurangiza. Muri kaminuza uri muri iki? Aje muri kaminuza secondary nize food processing, ariko no muri kaminuza nyine nabyo nakurikiranye n'ubundi kwiga food processing. Uri muri ga food processing? Emaye ku bintu byerekeranye n'ibiryo ngo bimeze neza, ibintu bijyanye no gukora ikantu ka wine, gukora ibintu bijyanye n'ama juice, processing ibiboro byinshi bya tara. Abantu bazabikora neza. Abanyarwanda dufite ibintu byinshi turi kubategura muri food processing. Ahubwo Asemana ibyo bintu by'ibiryo bihuza gute n'umuziki? Ubanga ubundi umuziki abantu bawuzi neza, umuziki wundi uvamo ariko ntabwo kuvamo. Uvuga ngo aho waba uri hose uri umuhanzi, uri umuririmbyi, uri umusani, music n'ubundi ugendana nayo. So rero ushobora gupoa kubera amashuri, ariko anytime n'ubundi ujya kumva umuziki urakubwiye ngo start up. Rero uyu mwaka rero umuziki waduhagurukije njye na Izira. Okay, urumva nimba koko ubwo mu by'ukuri tugiye kuzajya tubona uvanga imiziki uyivanga n'ibiryo. Mbere tugiye kubona imvange y'ibiryo n'umuziki. Agatuka danje. Mwabumvise abahungu banjye rero hano bameze neza, birumvikana. Mu by'ukuri rero usibye wenda no kuvuga ngo ibiryo, kuvanga ibiryo n'umuziki, ubundi watangiye kwiyumvamo iyo mpano y'umuziki gute? Ibiboro rero njyaza mani. Umuziki ubundi iyo umuntu akiri mutoya biba bitarasobanuka neza, abakunda kuririmba biri aho ngaho ujya cacu ukaririmba, ariko uko muragenda azamuka kura byibuka uyu musani rero Izayira no wakera kuri njyewe turazana ibyatari. Twatangira nyine mu makurari biri aho ngaho, kurari twabagamo ariko tuyihimbira indirimbo twandika numva ari kuko nago bitinda bizavuba, birenze intekerezo z'umuntu. Sinzi niba nawe wabyumva, imvura iragwa izuba rikava. Sinzi niba nawe ubibona, birenze intekerezo z'umuntu. Sinzi niba nawe ubibona, birenze intekerezo z'umuntu. Urabyumva ukabyirengagiza, wareba ukanabibona, kuki utakubaha Imana? Please jya unasenga. Urabyumva ukabyirengagiza, wareba ukanabibona, kuki
kuki utakubaha Imana please juna senga please juna senga please juna senga please juna senga urabyumva ukabyirengagiza warebukana bibona kuki utakubaha Imana please juna senga. Wow. Ewana please juna senga mu tutangije neza umwaka 2025 kabisa karirimbo k'Imana cyane none rero ako karirimbo ubundi mu byukuri kavuye nakanyu ni yanjye ni yawe ni yanjye kabisa burya na ujya uririmba n'indirimbo z'Imana se nabyo like nyine urumva modene ndi kuririmba cyangwa se system ndi kuririmbamo ni uburyo buri sekra bwegereye sekra kuntu nyine indirimbo bitewe n'impamvu indirimbo yaje mu mutwe wanjye bitewe n'impamvu nari mbonye numva nyine nkwiye ko nayandika kuno. Okay, ako karirimbo nakawe rero uriya musare nawe rero natukubitira akaririmbo ke aze twumve ukuntu bimeze murumirwa yewe rero ukuntu mbona zipanze ngiye ko kubita uturimbo tubiri dusa nka refrain n'igice kimwe nashobora dukubitira refrain n'igice kimwe cy'indirimbo oya birafatanye ni indirimbo ebyiri ariko birafatanye refrain n'igice ntabwo bitinda nyine nta kibazo. Okay. No Daraja Hello daddy I was in your day Esa makuru ni meza umutima na uratera neza ngahogira bwangu because ono chati mazumbwira ukuntu kukazi byagenze mama she bega byiza mama she n'urukundo time to time umbura your voice simana ejeje urabizi ko ngukumbura usujya umbabarira urabizi ko ngukunda time to time umbura your voice simana ejeje urabizi ko ngukumbura usujya umbabarira urabizi ko ngukunda do urabizi ko ngukunda pasite tumye n'aba famous banji we imindo y'inzanga kujya dani nibifa baronke time but now I'm taking a wrong time gura that is my time kwibona shiny and the God is saving me watachira down I'm busy ugiye kuri job I'm busy time to lose I'm busy time for joke I'm busy that is my time yeah sana yeah my name is Hack J that's my time you are Hack J yeah, Hack J iryo zina ubundi Hack J ndimo numva wagira ngo ni hakaza nuri umuhaka Hack J abantu benshi ariko Hack J ni iki muri warivanye ubundi nari hawe n'umuproducer wigisha umuziki ku Nyundo yeah the first time nagiye muri studio niwo namushiriye nyine irindi zina nakoreshaga ry'ubusani aravuga ati iri zina ntabwo ari fresh iri zina ntabwo ari sawa fata Hack J ahubwo nyine yambajije amazina yanjye none ashakira ka abbreviation atavuga ati Hack J ni byo fresh ubwo Hack J ni Hakizimana yes
wagira ngo warubizi wallahi. Hakizimana Hakizimana Jean Claude niyo mazina. Jean Claude Yes. Hack J. No yasambwira ati rero urumva Jean Claude cyangwa se n'indi zina ntabwo yaba ari sweet. Just iyo uvuze Hack J nyine utumva gasoundinga fresh. Yeah, Hack J. Bruski. Yeah. Ewana kabisa. Bakunda none ufite injyana ukuntu urimo uzamukana ijwi uzamuka ijwi ni na gitari ewana. Ibintu ni sawa. Uyu mwaka ni imiriro. Yesu abantu b'imusanze bari bazi ko bafite tari imeze gutya. Musanze urumva nago barabimenya ariko uyu mwaka wanjye gusa abantu benshi nyine bari close kuri ngewe barabizi. Abanyeshuri twigana abandi bantu nyine banzengurutse hano bantu tubona mu gipangu urumva nk'umusani nkagenda numva ndi board ukuntu bafata gitari nkabatamo n'iki urukumva. Hani indirimbo zanjye ziri hanze of course abantu benshi bagiye banazizi n'indirimbo nahereyeho bita Hello. Yego. Ya iranjimbo ni yanjye no hanze nubwo ntarayishyira hanze yose ariko ndatekereza nyine nateguje abafana banjye ko indirimbo yose ngiye kwishyira hanze. Rero uyu mwaka niyo mpamvu ndi kubwira ngo ibikorwa birahari. Ibikorwa ubu twitegure Akjay kabisa uyu mwaka nabamara. Uyu mwaka n'uwawe. Izo swag uri munazivana he ubwo bimeze bite? No uvuga ngo buri muntu wese buragira igihe kiwe. Ariko mwabyanga mwabyemera uyu mwaka bro. Uyu mwaka no wanje. Reka sha. Uyu mwaka no wanje wallahi. Yego. Ntuza ino misi mikuru mwebwe mwayiririye. Misi mikuru like ubona ahantu ho kuririmba hato na hato. Noheli nayiririye mu mujyi nabona naburiye mu mujyi byagenze neza ni show. Oya mu mujyi downtown. Oya mu mujyi mu Kigali. Downtown kabisa hari imiryango twaririmbiraga tukagenda tukaririmba nyine bakadupesa tukanaryoha nyine muri iyo minsi mikuru ni nuko ubuzima bwari bwifashe nk'abaririmbyi. Byari ibirori sana. Byari bimeze bite? Cyari ibirori uyu mwaka wa 2025 Noheli n'ubunani urumva ejo kubunani hari kwa The Ben of course. The Ben yaradutaye ibintu bya danje mu Rwanda noneho abayanga artist tudushishikariza gukunda nawe gufashanya. Rero uyu mwaka ni w'abanyarwanda muri rusange. Ukomojeho cyane kuva mu kwa 12 kugeza no kwa mbere kwari ukwezi kw'abahanzi kabisa. Kuko urimo urabona byatangire kwa Bruce Melody atuhereza listening party yiwe ya album listening album party yiwe. Murabyibuka neza muri Kigali Universe yarahatwitse ubona bimeze neza ku live kameze neza n'abantu. Sibyo ibintu byarakomeje wabonye ko abahanzi bamwe na bamwe baragarutse mu mujyi ba Bunny Boys narabonye baragarutse ba Nizo abandi nagiye mbabona mu tubari tugiye dukomakomeye n'amahoteli baririmba. Ariko umusare twabonye igitaramo cya Israel Mbonyi muri gospel. We nk'umwatiste umaze kuzamuka cyane ubona ko ameze neza ariko nawe avuga ati ntago ndaza ahubwo ndimo ndatangira. Nimba umuntu afite inyota rero yo gutangira kandi ameze kuriya urumva namwe imbaraga zigomba kuzamuka. Ariko igitaramo nyagitaramo cyaraye baraye badukubise show nimugoroba kwa The Ben. Nk'abahanzi bakiri bato urampapa rwose. The Ben muramwemera? Role model atari. Yateguye pe. Umuhanga aririmba neza. Ibyo ubona biri ku murongo. Urampapa Imana ijye mu mugisha wallahi. Mwabyakiriye mwite mwebwe kuba yahaye impano zikizamuka yazihaye stage abahanzi bakizamuka bakaba bagiye kuri stage bakaririmba. Benshi ari bwo bwa mbere bagiye kuri stage. Mwebwe nk'abahanzi bakizamuka batarabona izo stage mwebwe mwabyakiriye gute muri rusange? Icyambere nabonye ni byavuzwe kera n'undi bavuga ngo urukundo rwano urukundo by the way kugira ngo kwereka abantu bangana kuri 2007 ngira ngo arena. Ndakeka mwaho ngaho ukajya uri underground ufite indirimbo imwe hanze ukajya kuri stage ingana kuriya ni ikintu kirenze nko kukwereka ko dushyize hamwe muri make umusinyarwanda gutangira barisobanukiye muri make twese turi hamwe twese no murongo umwe n'urukundo nimba ukoze ikintu cya danje tayari nawe wagiye sana.
ubwo mbese muri make ho ibyagusigiye Elias mu kubona twabonye nk'abanzi nka ya mpano Boy yakubise ba Fremo harimo n'abakobwa babiri b'impanga ba Shemi nibo b'impanga maybe kari Jeshi ni Jeshi nibyo kuko niko bitwa ariko ngo n'abakobwa babiri b'impanga bize ku Nyundo bameze neza ngo babahanga byatari kabisa kuba mu bahanzi rero bahawe stage aribwo twabonye abahanzi bakuru bahareza stage abahanzi benshi bakizamuka batari bafite stage mwebwe murumva bimeze gute kuba abahanzi bakuru batangiye kumva ko bagomba gufasha n'abakiri bato mu magambo make ni motivation nk'abantu bakiri hasi ko dukora cyane kugira ngo batumenye ubwacu noneho tubone izo stage uwo muhanzi natumenya akabona turi abahanga izo stage natwe tuzazibona ikigaragara cyo nuko ntago The Ben yashingiye yuko ngo umuhanzi runaka ngo ageze hano runaka bimeze bitya yashingiye ko umwana ari umuhanga ko yumvisha ubuhanga bwe gatamo performance mu ijambo rimwe nyine ni motivation kuri twebwe nk'abantu tukiri kuzamuka wowe nawe babifashe gute no gufango muri rusange ari ikintu abantu dukunda gufango together bikana uvango rero achieve kabisa mana bakuru bacu rero nicyo kintu babura gubundi urumva bo bafite amazina manini bafite nabi influencer nyine bakora ibintu bidasanzwe mu gihugu cyacu baramutse badufashije kandi nkuko muri kubibona namwe umuziki nyarwanda muri kubona ko uri hejuru pe ni hejuru aryoshye urukumva nta yindi ndirimbo ubona bashaka kumva indirimbo z'abanyarwanda bagenzi be kandi ikindi no kuvuga ngo rura rukundo The Ben yabibye mu bahanzi kandi nawe yabigarutse aravuga ati uru rukundo munyeretse muzarigureke n'abandi bahanzi bagenzi banjye so rero bira bintu yagaragaje kuzana abahanzi young artist kuri stage nk'iyi iri big urumva ni motivation yabahaye kandi natwe biragaragara yuko nidukora cyane abanyarwanda twahiriza ibintu byiza of course natwe tuzagaragara ku ma big stage nk'ayi yes Ewana shout out kuri The Ben kabisa yakoze akazi kabisa gakomeye cyane ngiye byanshimishije nicyo kintu donc by the way no kubera ko ngiye ndabizi ni umuhanga ndi umufana we kuva kera ndabizi ko ari umuhanga n'abanyarwanda benshi barabizi ko ari umuhanga ariko ngiye ikintu nari niteze cyane cyantunguye no kubona abahanzi bakizamuka bahabwa stage nicyo kintu cyonyine cyantunguye naye byo kuririmba byo nibindi turabizi muri Legend pe ariko kuba byonyine yazamuye kiriya kintu abahanzi bakiri batoya bakazamuka bitanyuze kuvuga gusa ngo nabo mu marebo cyangwa se niba abandi bazamurwa bya danje ubona ko ngiye cyanshimishije kurenza nuko yanaririmbye ariko nanone nubwo atari ibyera ngo bitera ngo de ariko nanone abahanzi nabonye baririmba kereka nimba uko musigaye mwumva amajwi yanyu mutishoboye cyane biriya bintu ni ibiki biriya ni igihe bahawe aya mpano nyuma stage yabivuze ku Nyarwanda ntago bivuze kuba yaririmbye kuriya ntago bivuze ko ariko yari kubikora ni igihe bahawe gitoya buriya muhanzi bicunge neza yari afite nk'iminota 5 I think nk'iminota 5 ubwo ryabona nk'indirimbo ebyiri yagegaho nubwo nta mwanya wo kurepeta yagize bamuhaye stage bimutunguye araje nta kubitegura ahise abikora iminota mike araminimizinze niyo mpamvu bakoresheje playback mu busanzwe urebye n'amahitavu yabo abanyarwanda turabahanga ahubwo batwitega abanyamahanga kandi none se ubu mwebwe ko mwari mukubisa karayivu hano kandi mutagiye no kuri stage nawe yagakubita karayivu basi ariko na The Ben nawe yakubise playback kandi ari umuhanzi w'umusiniye kubera iki nyine hari ibyo birashoboka mushaka kuba iyo mumaze kugafata mubabanebwe imbaraga mukoresha muzamuka iyo mugezeyo ntago ari zo mukomeje gukoresha nzabibona burangera ariko sinzi impamvu yabyo gusa icyo nzi cyo turabahanga abanyarwanda turabahanga batwitegeho gufata abafana barenga 8,900 ukabakubitira playback none se twe ntituzifite izo ndirimbo kuri ku masede yacu gufata se tukayishyiramo ukayiririmbana sinzi niba wakurikiranye igice cya gatatu cya The Ben igice cya gatatu cyose indirimbo zose azikoze live niba wakurikiranye igice cya ntago nigeze ubwo wasanga narebye ibya mbere nkabihirwa nkahita niryamira ariko igice cya gatatu cyose cyari bya dance indirimbo za kera zazindi uzi zose yego yazikubise live byari fresh zose ndatekereza sinzi niyo ariyo wenda yarimbye playback nkuko wenda bayimusabaga wenda atayipanze
ariko indirimbo zose mu gice cya gatatu The Ben yaragikubishe fresh. Okay, ubwo ndumva byari bimeze karagaciyemo kugira ngo twumve ukuntu bimeze kandi urumva ko ni motivation. Reka twitege ko na Bruce Melody nawe ugifite muri ku kwezi mu matariki nka 17 nawe wenda hazabonekamo n'izindi mpano n'izindi ku buryo abantu bakonfirma kabisa bano ba legend bacu bagatuma umuziki ujya kure cyane uzamuka ukagera kure cyane.